data tubasuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Tuje imbere y'Imana kuko hari icyo Imana ishaka kuri twe, kandi natwe hari icyo dushaka ku Mana. Uwaje rero afite inzara n'inyota amenye ko imbere y'Imana byose birahari. Amen. Turahagurutswa no kubaha Imana. Dusome ijambo ryanditse muri Matayo 5:31 turageza kuri 36. Matayo 25 31 kugeza kuri 36. Niba mwene data tumuza bunyasoma. Umwana w'umuntu ugazaza n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azatamirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azishyira ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwe ubwami bw'abatunganirijwe uhereye kurema ku isi. Amen. Kuko nari nshonje mukagaburira, nari mfite inyota mumpa icyo banywa, nari umushyitsi murancumbikira, nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Amen. Amen. Turicara. Mwene data turi kumwe arasenga kubw'ijambo muri Yesu Kristo. Turagushimiye, turaguhimbaza Imana yacu. Tugushimiye kuri kano kanya keza uduhaye, ukaba wemeye ko n'igitabo cyawe cyera kibumburwa muri iri jambo risomwe turakunyuza gukorera ibikorwa byacu buri munsi. Maze data usize umugaragu wawe, natwe udusigire kumva, dukure mu kirere cy'umubiri mu kirere cy'umwuka, uturinde imyuka mibi y'adayimoni yatuma tutegera amatwi amagambo yawe, tukwambaje izina rya Yesu Kristo. Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Tunejejwe nuko tugeze imbere ya data. Mwabyumvise ko hari abatambutse benshi, ariko twebwe yaturinze. Iyo Mana yabikoze ntihabwe icyubahiro. Amen. Iyo Mana yaturinze twese yhabwe icyubahiro muri Yesu Kristo. Yarakoze ni ukuri kuko yasohoje ijambo ryayo. Ryarindi yavuze ati, nzabarinda amajya n'amaza. Niwe wenyine ukora ibyo ashaka. Niwe bavuze ati ni igihangaye, arihagije, arashoboye, ntakeneye umufasha, ntakeneye umuburanira, ntakeneye umurwanirira, we ni byose. Uwo mwami wacu rero ahabwe icyubahiro. Nanjye ndashimye cyane kandi nshimira uyu mwami ko nagira amahirwe yo kumumenya. Amen. Kandi burya nageza no kumenywa nayo. Nibyo bavuze ngo nawe wamenywa n'abantu ibihumbi n'ibihumbi, itakuzi ntacyo byaba bimaze. Sibyo? Rero tumaze iminsi twumva amagambo meza. Ubushe twumvisha amagambo adufasha kandi arangomeza. Nyuma numvise ko twumvisha n'ijambo rivuga ku rukundo. Twize kumva ijambo rivuga ngo urukundo rwitereye. Nyuma ejo bundi ku cyumweru mwari amagambo avuga ati urukundo ni iki. Ariko natwe twari amagambo avuga ati ijambo rivuga ngo
neno linalosema hivi, cyangwa se ijambo riri mu byanditswe byera, neno katika maandiko matakatifu, benshi bakunda kwibaza wengi wanapojiuliza ibibazo n'ibisubizo maswali na majibu byo kugira ngo ube umukristo ushitse. ya kuwa Mkristo. Umuntu ashobora kuza kubaza ati ese umuntu ni iki, Mtu anaweza kuuliza mtu, cyangwa se murakubaza ati umukristo ninde. Ibyo ushobora gusanga bigonze benshi, ariko ibyo bisubizo ibyo bibazo byose mwibaza biri mu magambo y'Imana. Ibyo bibazo byose mwibaza Branham yarabimubajije, ariko burya bifitiye inyishu cyangwa se ari igisubizo cyabyo. Ahubwo burya twebwe twicwa no kutabaza ibibazo dufite. Amen. Kuko ijambo ry'Imana ravuga ati, cyangwa Uwiteka aravuze ati, muze mwese abarushe n'abaremerewe, munzanire imitwaro yanyu, munzanire ibibagoye, munzanire ibibarusha, kuko nanjye nita kuri mwe. Amen. Natwe bakadogo turaje rero, tugarutse kugira ngo uyu mugoroba Imana yongere iki tubwira. Ariko nikuvugaho nanjye basi mwami ntunyibagirwe, nikugaburira nanjye basi mbona ibyanjye by'uno munsi. Ndibaza ko nta muntu uje ufite inzara nkanjye, ndibaza ko nta muntu ushonje nkanjye, ariko nta kinezeza nko kuba imbere y'Imana. Amen. Tujye gana amagambo meza rero, amagambo avuga ati imirimo myiza. Amen. Imirimo myiza. Hano ijambo ravuga ati ngo nuko umwami ubwo azaza n'abamarayika be bose gafite ubwiza bwe, ngo nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe, ngo amahanga yose azateranirizwa imbere ye. Amateraniro yose azaba ari imbere ye. Nk'uko duteranye uyu munsi, nk'uko twese abahungu n'abakobwa turi imbere y'Imana, rero bikuvuga ngo bazakora imbere ye, ariko burya n'ubu dutaniye imbere ye. Arije kugira ngo ace imanza. Ese mwiteguye gutsinda urwo rubanza? Ubyiteguye niyemere akore icyo ijambo ry'Imana rimutegeka. Kuko aravuga ati igihe bazakora imbere ye, azabatoranya akura intama mu hene. Amen. Akura intama mu hene, ngo maze umwami azabwira ngo abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha. Amen. Ese mwahawe umugisha? Amen. Nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha. Kubera iki? Nari nshonje muramfungurira, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Iyo ni imirimo myiza bari kuvugwaho kugira ngo babashe kwegera cyangwa kubana n'umwami. Nuko iyo mirimo igomba kubaranga. Bibiliya iravuga ngo imirimo myiza burya niwo mwambaro w'abera. Iyo mirimo myiza ni ugukora ibyo gukiranuka. Imirimo myiza ni ugukora ibintu bikwiriye. Amen. Niyo mpamvu mwene data w'iki wanjye ubu mubwira ati, nujya ubona ari ngombwa, hari umurimo ukuriye bugomba gukora, ntugategereze ngo uzawukora ejo. Bikiri none bikore, kuko Bibiliya iravuga ngo umurimo wose werekeje amaboko. Amen. Umurimo wose werekeje amaboko uwukorane umwete. Bikore nonaha, ntabwo uzi ko ejo arahawe.
ntabwo uzi ko ejo ari ahawe. Ni cyo kigero cy'umupfapfa bitubwira ati umupfapfa aravuga ngo ejo nzaba mbikora ejo, ariko ejo ni ahawe. Umupfapfa yiratana iby'ejo atazi uko ejo buzacya. Amen. Umubwiriza waravuga ati umubwiriza cyangwa mu mubwiriza. Ese muzi umuntu wanditse igitabo cy'umubwiriza? Ni umunyabwenge umuhanga cyane. Yaranditse aravuga ati umuntu, sinzi impamvu ninjiye muri amagambo, ntabwo ari ayo munsi, ni mugufi cyane. Aragenda agakora agateganya by'imyaka n'imyaka, ariko umubwiriza akavuga ngo mbese kuri birundarunda ukemera no guhemukira mwene so uri kundarunda ubutunzi. Ejo uzi uko buzacya. Ese kuri gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima ukemera guhemukira ibya none. Kandi ijambo yatubwira ati ibyo kurya ni iby'inda, n'inda ni ibyo kurya, ariko byose bizakurwaho, byose bizashira. None kugira ngo duharanire ikitazashira, kugira ngo duharanire ibitazashira, bya bindi bizahoraho iteka ryose, wowe urwemuzwa n'akamanyu k'umutima, ugahaga none, ejo ugasonza. Kubera iki? Ni ibyo kurya bishira. Twebwe rero dushake bya bindi bizahoraho iteka ryose. Imirimo myiza niwo mwambaro wo gukiranuka w'abera. Ese iyo mirimo myiza ni iyihe? Umva uko umwami Yesu ari kuvuga. Nari nambaye ubusa muranyambika. Ese mwene data, ese mushiki wanjye, wambitse abambaye ubusa kangahe? Ubikoze inshuro zingahe? Ese nushatse kukwambika ni umugaye? Nushatse kukwambika wowe ntabwo ari umugaye. Nimba ijambo rivuga ngo imirimo myiza ni ugukora ibyo umwami ashaka, ni ugukora ibyo umwami ashima, ariko wowe uravuga ati reka da, nari nshonje muramfungurira, nari ndi mu nzu y'imbohe muza kunsura. Amen. Baribaza ati mwami, ibyo twabikoze ryari? Ibyo twabikoze ryari? Burya igihe mwene atari ku bitaro ukamusura, ni Imana wasuye. Burya igihe mwene data yarashonje usangekeye ku muhanda umareza amazi, usanga ari mu nzu muri stoke nta kintu kirimo, muha ibyo kurya. Wibaza ngo uri guhereza umuntu, wibaza gukora imirimo isanzwe, ariko ntabwo burya bisanzwe, ntabwo uwo murimo uri gukora woroshye. Buri gihe ugaburira abashonje, uri gukora umurimo w'Imana. Burya gihe ugaburiye uwo muntu, burya uba ugaburiye Imana. Ntabwo uzarindira ngo Imana ngo izaza ngo ibone vis-a-vis. Ntabwo Imana uzarindira ngo izaza ngo n'amaso ku maso. Bibiliya iravuga ngo batubanjirije abariho n'abazabaho. Ngo mbese ninde wigeze kubona Imana? Ninde wigeze kureba Imana? Imana uzayibona muri Didasi, Imana uzayibona muri Gerari, Imana uzayibona muri Buhihi, Imana uzayibona muri bene data, Imana uzayisanga mu benshi bacu. Aburi gusuzugura boroheje, aburi gusuzugura abato mu bandi, aba bakadogo. Imana ni mwiri, urashakira Imana mu bikomeye, ntabwo uzayibona
urashakira Imana mu bakomeye ntabwo uzayibona. Uri kuvuga ati ninjya kwa dusabe, ukimwanda na dusabe, uri kuvuga ati ninjya kwa dusabe, ngenda kwa dusabe, nta kintu afite. Ese dusabe aramarira iki? Reka yigire kwa Kumbuka, ibigega biruzuye. Ntabwo ujya gusura Kumbuka ujyanwa n'urukundo, ahubwo ujyanwa n'uko ibigega byuzuye. Ariko rero reka ngubwire ngo umurimo w'Imana, urukundo rw'Imana ni ugukora imirimo myiza, kandi iyo mirimo myiza ni ugukiranuka kw'abera. Uko gukiranuka akaba ari wo mwambaro abera bambara. Amen. Nta kundi. Nibyo dufite, nibyo yaduhaye. Ubusha twaganira amagambo avuga ati icyo ushaka ko bagukorera nawe ugikorere abandi. Icyo wifuriza abandi cyangwa icyo wifuza kiza ko cyakubaho uvuga ati yawe muri data cyakubaho. Amen. Ijambo riravuga ngo ukunda ntabwo mwifuriza ibibi, ntabwo ngo tugakira akanyagwa, ahubwo uravuga ati ibyiza byose byakabaye ibye. Amen. Ukunda ntabwo wamwifuriza kagira ibyago. Ukunda ntabwo wakwifuza kasonza. Ukunda ntabwo wakwifuza ko yambara ubusa. Ukunda ntabwo wakwifuza kurya uri wenyine. Ujya kumva mwene data ngo frere ushaka iwanjye karahari ngo ushatse wansura. Yumvise ko atarya wenyine, yumvise ko atangwa wenyine. Abikoze kubera iki? Kubera urukundo. Ijambo twumvise ngo urukundo rwitereye. Iyo rwitereye ujya kumva ukumva buhira guhamagaye. Iyo rwitereye ujya kumva ukumva ashara guhamagaye. Nawe iyo rwitereye ujya kwisa ukisa kwa runaka ariko tibije gute? Oya, rwitereye nanjye ntabwo namenye ukuntu Yesu wawe. Amen. Urwo nirwo rukundo rw'abana b'Imana. Gukora ikintu udateze igihembo, gukora ikintu, gukorera umuntu ikintu utamutegerejeho inyungu iyo ari yo yose, ahubwo ukabikora wowe mu mutima wawe birimo. Ubwo Pawulo yabwiraga abagaragu b'Imana ati reka nanjye mbibutse ayo magambo, niba ushaka gukora ikintu ntukajye ukora ikintu urebeye ku bantu. Niba ushaka kujya gukora imirimo myiza ntugakore ikintu ugihaswe. Gerard aguhamagara asa nk'uri gukura ihene mu mugozi. Kumbuka guhamagare akubwira gukora ikintu nawe utazi ko kiri ngombwa. Icyo ubona kiri ngombwa, icyo ubona ko kikureba, ibyo ni ibyawe, bikore. Amen. Bibiliya iravuga ngo uwo bireba, uwo bireba. Haya, nabumvise iryo jambo, nabumvise iyo message. Ayo ko wigira simbirimo, ko wigira nibindeba. Niba bitakureba hano birebana, kama vikone vinaona nani? Wigira simbirimo, wibaza ko niba bitakureba bireba nde? Ariko iyo buri muntu umurimo ugize uwe n'umurimo uremeye wumva wangushe. Amen. N'umurimo uremeye wumva wangushe, kubera umwe ateruye aha, undi aterura aha, undi aterura aha, undi afata aha. Hanyuma byari mwabonaga bidashoboka, mwitonde mukayaga to birashoboka. Amen. Ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Amen. Imbere y'Imana birashoboka. Ngo nuko aramubaza ati ngo kandi ngo twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza gusura. Icyo ni ikibazo bamubajije, nawe umva ukuntu yabishuye. Ngo nuko ngo mwami ngo arabasubiza ati
ngo ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe ukomeye w'igihangaje, wa wundi woroheje muri mwe, wa wundi woroheje muri mwe, ninjye mwabikoreye. Amen. Ninjye mwabikoreye. Amagambo y'Imana kari meza. Ijambo ry'Imana nta gisa naryo. Turebe Matayo 6. Tutaangalia Matayo 6. Matayo 6. Matayo 6. Umurongo wa mbere. Shairi ya kwanza. Ni amagambo twarimo tubabwira. Ni ile maneno. Ijambo ry'Imana avuga ngo ibihamya bibiri cyangwa bitatu. Cyangwa si ijambo rivuge mu bahamya babiri cyangwa batatu. Washuhuda wawili kama watatu. Niyo mpamvu dusoma ibyanditswe kugira ngo ibyo tubabwira mutavuga ngo ni iby'umuntu, mutavuga ngo ni iby'abantu. Oya, mwibaza ko ariko bizahora. Tugaterana mu gitondo, ejo tugaterana nimugoroba, ejo muko mwateranye kati niko bimeze, niko bizahora, nzaba mbikora. Uzaba bikora ijambo ry'Imana ndetse no mu ndirimbo y'abana b'Imana ngo nukomeza kwibaza ko bimeze gutyo, uzajya kwibuka umugeni yagiye, ahubwo umugeni yitegura isaha ku isaha. Amen. Kandi akitegura nta kindi kitegura, burya ni iri jambo twakiriye. Amen. Mwirinde nimugakorera ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe. Mshirinde musitende matendo yenu mazuri kusudi mbele ya watu kusudi wawaone. Kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagororerwa. Kwa sababu mkitenda hivyo hakuna malipo utakayoyapata. Naso wo mwijuru. Baba wa mbinguni. Amen. Ngo mwirinde. Jirinde ibyiza byanyu mukora. Mazuri yenu mnayoyafanya. Iyo mirimo yanyu myiza kazi zenu nimukayikorere kugira ngo babarebe. Kusudi watu wawaone. Kugira ngo abantu babemere. Amen. Ngahubwo ngo ubikore wiherereye, ugire neza umutima wawe, umenye ngo icyo uri gukora neza. Kuko Bibiliya yanjye iravuga ati uzi gukora neza nabikore. Amen. Ariko mwabyujujeho. Uzi gukora neza nabikore, abakoze icyaha. Nukora ibyiza rero ntukabikore kugira ngo abantu bakwemere, ntukabikore kugira ngo abantu bagutinye ngo naka muramuzi sha, ngo nuwa mbere, ngo nuwa mbere, ngo murabizi. Weho nukora neza, ujye ubikora wiherereye umutima wawe kugira ngo bimenywe na so uri mu ijuru. Kuko nubigenza gutyo ntabwo uzagororerwa n'abantu, ahubwo uzagororerwa n'Imana yo mu ijuru. Amen. Uzabona ibihembo hano mu isi kandi ubibone no mu isi izaza. Uzabibona none n'ejo ubibone, kuko wabikoze atari kugira ngo wemeze abantu, ahubwo wabikoze n'umutima ukiranuka. Amen. Amen. Ahubwo nugira ubuntu, ntukavuze ihembe ngo murabizi sha, ngo udakoze ngo nta wundi wabikora, ngo utavuze ngo nta wundi wavuga. Erega iri jambo impamvu ritwanangiriza ibintu kugira ngo ijambo ryavuzwe n'umwami ridasohora kuri twe, kuko ibyubahiro muri iyi minsi yamaze gufata benshi. Uramwereza icyubahiro nawe mucyo barakongeraho icyubahiro. Murabibona ngo runaka atavuze nta wundi wavuga, runaka atabonetse nta wundi wahaboneka. Icyubahiro akongeraho icyubahiro. Ibyo rero nimubikora gutyo muzamuri kwirundaho umuro n'amakara menshi.
ibyubahiro byatwaye benshi muri iyi minsi, heshima yamepotosha, amafaranga yatwaye benshi muri iyi minsi, pesa ntago bakivuga ukuri kubera amafaranga, wanasema ongo kwa sababu ya pesa. imirimo yo gukiranuka irihe mu bantu none, Utakaso haina imirimo y'abera yahozeho irihe mu bantu none, ya watakatifu haina, bari gushaka ibanezeza, bari gukora ibyemeza abantu, ariko njyewe ijambo Imana yampaye riravuga riti imirimo myiza matendo mazuri ni ukubikora ukiranuka. ni kutenda utakasa, Amen. Kandi ukabikora n'umutima wawe ukiranuka. na unatenda na moyo wa Amen. Iyo mirimo myiza Iyo kazi nzuri, Bibiliya iravuga ngo Biblia yasema hivi, hahirwa abapfa heri wanaokufa bapfira mu mwami, kufia ndani ngo nuko baruhuke imihati yabo, hanyuma imirimo yabo izibaherekeje. na matendo yao. Murabyumva neza? None imirimo si myiza? Kazi si nzuri, Umva, gukora imirimo si byiza? kutenda kazi si vizuri. Ese inyanda imbere y'Imana ni byiza? Kuba inyanda imbere y'Imana, kudakora umurimo imbere y'Imana ni byiza? Mbele ya Mungu ni vizuri. None murandenganyiriza iki? Mimi K'iby'Imana yama yari ibyo. yale Mungu amenipatia. Bibiliya iravuga ngo mbese umuntu umeze nkanjye Biblia yasema warushya ushyira mu rubanza? unaweza kuweka Nimba Imana ariyo ibigena, kama Mungu wabyakire gutyo basi. pokea hivyo. Uzi gukora neza nabikore, Anayejua kutenda vizuri atende, bimubera icyaha. inakuwa dhambi kwake. Twihute dusome ibyahishuwe, Tutasoma Ufunuo. ibyahishuwe 14. Ufunuo. Kandi ubwo turi gusoza hari indirimbo ngira ngo bari abaririmbyi baze kudufasha baririmbe. Kuna nyimbo nahitaji waimbaji wa Iyo ndirimbo ubushize baririmbye agace ndashaka baze tuyihe umwanya baze kwiririmba. pale, lakini hapa sasa nataka tuimwimbie Mungu. Iyo ndirimbo ndayikunda, Na hivyo mpenda. namwe ndibaza ko muyikunda. Nadhani naamini bila Iyo ndirimbo bayishakira, indirimbo ivuga ati nasema hivi, umwaka w'imirimo mwaka ese kurangiye ukoze iki? kisha sasa wewe umetenda nini? Ko bikurangiranye Mbona yanakwisha kwako? birangiye ukoze iki? Yanakwisha. umwaka w'imirimo durarangiye. Kazi Mureke dukore tugifite igihe, mwache tutende mureke dukore tugifite uburyo, na tungali na wakati, kuko imirimo kwa sababu niyo izabaherekeza. ndiyo yatatushindikiza. Kwizera kutagira imirimo, Imani isipo na kazi, kwizera kutagira imirimo, imani isiyo na matendo. ndasubira ngo wakwizera udakora ukambwira ngo uzagerayo. Unaweza zania utaamini bila kutenda chochote, unasali utafika. Ngaho shyira amaboko mu mufuka. Weka mikono mfukoni mwako. No muri Afurika twari tugiye guhinga, Na Afrika tulipokuwa naenda lima, tugafata ibyate kugira ngo turebe ko kamata fazi ya kulima, umurimo w'Imana watera imbere. tuone kama kazi ya Bwana. Tugafata amazu yo kubakira abaturage, Tunajenga manyumba, mwirirwayo. tunashinda huko, Nari gukora kugira ngo amafaranga yinjire mu wanjye, tunatenda bila, ahubwo ndi kugira ngo nkore umurimo w'Imana. tunataka kusaidia kazi ya Bwana. None se ko wicaye gutyo, Unakaa hivyo, umurimo warawurangije? kazi Ushaka kumera nka wa muntu twavuze ngo ibyo nakoze Imana izabembe birahagije, Imana izamembere. unataka kuwa kama ule mtu aliyesema iliyotenda yanatosheleza. Maze bamubajije ati imirimo nakoze irahagije, Imana izayimembere. Kazi iliyotenda Niko bimeze? inatosheleza, Mungu ali- Birahagije. 14, 14, 13. 13. Numva ijwi rirenga, numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Amen. Nuko baragenda imirimo irasigara. Iyo mirimo mukora niyo izabera abahamya. Ndiyo yatakuwa washuhuda. Ntabwo nzakora umuhamya. Mimi sitakuwa mshuhuda kwako. Barabyumva, ntabwo ntutegereze ngo uzakuburanira. Usizani ndugu, Ntutegereze ngo washira azakuvugira. Iyo mirimo hiyo kazi, niwe muvugizi wawe. hiyo Iyo mirimo
niyo izakuburanira. Nuko baruhuka imihati yabo, hanyuma n'iyo mirimo yabo bagende ibaherekeje. Amen. Bagende baherekeje. Nuko rata nakwifuriza kwisazira nk'abakiranutsi ba kera, kuko biravuga ngo bakoze imirimo yo gukiranuka, nuko bagenda ari abera. Simwabyumvishe? Ngo nuko bagenda abapagani se? Oya, bagenda ari abera. N'ubu ngubu baracyavugwa neza, n'ubu ngubu turacyabavuga kandi turacyabahamiriza, kuko baranzwe n'iki? N'imirimo myiza. Kuko iyo mirimo myiza baherekeje, n'uyu munsi turacyabibukiraho. Amen. N'uyu munsi turacyayibibukiraho, kuko baranzwe n'imirimo myiza. Ngo nuko rata ngo Henoki ngagendana n'Imana, ngarangije ngo Imana ngiramwimura, ngagenda adapfuye. Ese ugira ngo yabanye n'Imana ntiyakora? Oya, haba hari imirimo. Nuko ngo umugaragu w'Imana agiye kubona, ngabona ngo amagare n'amafarashi araje, ngaza muri serwakira. Nuko Eliya ngo abaragiye, Aburahamu abaciye. Ibyo byose kubera iki? Kubera imirimo myiza. Baratubwiye ngo mbese weho uri Aburahamu wa none, kama wewe ni Abrahamu wa leo, cyangwa ngo umukristo wa none? Ati tureke abana bafite abana benshi, tuache wenyewe wako na watoto. Ufite umwana umwe w'ikinege, mtoto mmoja kabisa binafsi. Reka wenda kumubaga, kumutamba ngo mubage umukureho. Wenda bakubwira ugize amaboko uzagenda mubonaho, ariko mutanga igitambo genda we kwa Asheri. Mureke genda yibere kwa Asheri mbese. Mwache aende kuishi kwa Asheri. Ni bangana babyemera? Ni bangana babikora? Katenda hayo. Noneho bakubye ati genda umutambe ufate icyuma, anda ukamutoe na chuma. Wa mwana ukunda kuvuye mu nda, upenda aliyetoka mbinguni. Ureba ukavuga ati uyu mwana wanjye ni wa mbere mu buzima bwanjye. Nasema ni wangu kabisa. Uyu mwana ngo niwe nkunda mu bantu nkunda. Akaba ari umuntu usiye byiringiro n'umutima wose. Hanyuma nakakaza kubya ati genda umwana umutambe. Akwambia uende ukamutoe. None byiringiro byawe birihe? Matumaini yako eko wapi? Reka ibyiringiro byacu bibe ku Mana ishobora byose. Matumaini yetu yawe kwa Mungu. Tugifite igihe, tungali na wakati, tugifite uburyo, tungali na wakati, mureke dukore imirimo myiza. Acha tutende twere gukora imirimo kugira ngo baturebe, tutende kusudi watuone, twere gukora imirimo kugira ngo twemeze abantu. Kazi kusudi tu wavuga ati ngo runaka ni igihangange, waseme kama ngo runaka arashoboye, anaweza, ngo runaka azi kuvuga, ngo runaka azi gukora. najua kutenda. Ni byiza, ni vizuri, ariko tubikore lakini tuyatende n'umutima ukiranuka. Amen. Nicyo nababwiraga, ni yale nilikuwa nasema, nicyo nababwiraga, ni yale nilikuwa nawaambia. Si byiza none? Si mazuri? Impamvu uyu munsi, sababu ya leo tuvuga abakozi bacu, tunaongea watumishi wetu. Hari imirimo myiza twabonyeho, kuna makazi, hari ibintu byiza twabumvishe. Niyo mpamvu adahwema ko umutima wawe, niyo mpamvu hawakose kuwa ndani ya mu bitekerezo byawe bahoramo. Ukumva runaka avuze runaka, unasikia anasema, ni ukubera iki? Kwa nini? Hari impamvu. Kuna sababu. Nabwo ati abantu batambutse kera, impamvu tubibuka bakibukwa yenye naacha tungaye tunawa, nuko hari imirimo myiza yabaranze. Kuna kazi, amen, zilizo waonesha. Natwe rero nasi mureke turangwe n'iyo mirimo, nasi tuoneshe na matendo, dukore imirimo myiza, tutende matendo mazuri. Iyo mirimo myiza, hayo matendo mazuri, niwo mwambaro ndio vazi wo gukiranuka kw'abera. Utakaso. Hano mfite agatabo uretse kari k'icyongereza, hapa na kitabu ya Kiingereza, na k'umugaragu w'Imana, ni ya mtumishi wa Mungu, cyangwa se umuhanuzi w'Imana, nabii William Mario Branham. Ndugu Branham. Ntabwo wenda navanga narize cyangwa nzi gusoma cyangwa ndabasomera, ariko ibyinshi byaravuzwe, nta bintu turi kubigisha hano, hakuna tunacho, nta n'ibyo dufite,
ahubwo turi kwiganirira tunaongea kuko bavuga ngo kwa sababu nasema hivi, igicuku kimarwa n'ibiganiro. usiku Ariko nimba baretse tayiro bakavuga bati, wanaliandika hivi, iyi tayiro rivuga riti inasema hivi, the mystery of God is revelation. Ni ukuvuga ngo inasema umurimo w'Imana kazi ya Mungu cyangwa se impano y'Imana cyangwa se ibikorwa by'Imana matendo ya Mungu ntabwo ari kubikorera kwemeza abantu, ahubwo ni uguhishurirwa. Umva, mujye muhishurirwa mbese. Nunze no gapantaro nkambare, amen, kandi nkambare n'umutima ushima unezerewe, ntabwo wereza kariya kantu uvuga ati mbese abikoze kubera iki? anatenda kwa nini? Umurimo w'Imana, Kazi ya Mungu, impano y'Imana karama ya Mungu ni uguhishurirwa. The mystery of God is revelation. Nawe mbese ujye ugira iyo revelation. Nuhishurirwa ukore n'ibyo abagaragu batakubwiye, amen. Nuhishurirwa ukore mbese n'ibyo Didasi atagutegetse. Nuhishurirwa ukore ibyo Buhiye atarakubwira. Nuhishurirwa ukore umurimo w'Imana utabitegetswe n'amategeko cyangwa utabihaswe n'abantu. Ntitwabyumvishe. Umugaragu w'Imana Pawulo arabihanangiriza cyane, avuga ati nubwo dukora imirimo yanyu nimukayikore muhaswe, ahubwo mubikore mu guhishurirwa, amen. Ya ndirimbo mwayibonye? Umwanya usigaye mumbabarire, niba muyizi yaba ari byiza cyane, ko ndibaza abantu bavuye twaririmbaga, ndibaza ntabwo twafashe umwanya munini cyane. Reka turimbe iyo ndirimbo dusoze amatana yacu y'umugoroba. Iyo ndirimbo hari mu gitabo kimwe, iri mu 155, sinzi icyo gitabo cyanyuma muri kangahe. Iravuga ati umwaka w'imirimo dore urarangiye. Ntabwo muyizi ubwo muri kuyishaka. Venuste yagiye. Basi mutayizi mwongeye muri mbe igice na refu rimwe basi dusoza amaterano yacu y'umugoroba. Ariko twari ku magambo meza avuga ati imirimo myiza. Kazi nzuri. Umwaka w'imirimo urangiye, umwaka w'imirimo urangiye, abari mu murimo n'emugiye musohokane umwete. Umwaka w'imirimo urangiye, Yesu ibyo mwakoze byose, imbuto z'imirimo zibabera abantu. Nuko ngo nimukore iyo mirimo, kuko igihe cyo gukora kiri kudushirana, kwa sababu wakati ya kutenda kugira ngo iyo mirimo izabera abahamya. kusudi hiyo kazi iwe Oya, mukore imirimo myiza, kandi iyo mirimo myiza niwo mwambaro mwiza wo gukiranuka kw'abera. Imana ibaho umugisha.